Tubahaye ikaze bakunzi b'ibiganiro byacu, ni kuri ya channel Miss Tony, hamwe tuganirira ibiganiro byubaka ku buzima. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro kivuga ku bimenyetso bigaragaza ko urwaye ama-infection yo mu nkari. Niba rero nawe wajyaga wibaza icyo kibazo, nimba wajyaga ugira ibimenyetso ariko ukumva ntusobanukiwe, iki ni cyo gihe ngo ubashe gusobanukirwa neza, ubashe kumenya ibyo bimenyetso, hanyuma umenye n'uburyo uzajya wirinda. Muri kumwe na muganga Theophila. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, ntiwibagirwe gukora subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibona mu bantu ba mbere, kugira ngo bijye bikugeraho buri gihe, ubashe nawe kunguka inama zivuga ku buzima dutangira ahangaha. Niba kandi hari ikibazo wibaza ku buzima, niba hari igitekerezo ufite, nimba hari no gushima, rwose turabyemera. Hari ukuba ikiganiro cyaragushimishije ukaba wadushimira, ibyo byose turabyemera kandi turabyishimira hano kuri channel yacu. Karibu rero dukomeze twubake ubuzima, dukomeze turwane ku buzima, dukomeze tumenye byinshi bijyanye n'ubuzima bwacu. Hari ibintu byinshi rero biteza ama-infection yo mu nkari, ariko muri byo hari iby'ingenzi cyangwa se ibiri ku isonga kurusha ibindi. Reka yenda ari byo mberaho mbabwira mbere y'uko nkugeza mu kiganiro nyamukuru, mbere y'uko njya kukubwira ibimenyetso bikwereka ko urwaye infection zo mu nkari. Mu busanzwe infection yo mu nkari iterwa na bagiteri yitwa Escherichia coli. Iyi bagiteri ikaba isanzwe iba mu mara, ariko iyo ugize ingorane z'uko igera mu muyoboro w'inkari, uhita urwara ama-infection yo mu nkari. Dore rero bimwe mu bintu biteza ama-infection yo mu nkari ugomba kwirinda. Icya mbere ni ukutanywa amazi. Rwose kutanywa amazi ni ikibazo gikomeye cyane ku mubiri w'umuntu, ni ikibazo gikomeye gishobora kuguteza kurwara ama-infection yo mu nkari. Icya kabiri ni igihe umuntu afite isuku nkeya, haba mu myanya ye y'ibanga, uburyo uhakorera isuku, imyambaro wambara, ibyo bintu bishobora kuguteza kurwara ama-infection yo mu nkari. Ikindi ni gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ibyo bintu rwose uba uri mu ngorane zo kurwara indwara ama-infection yo mu nkari. Ikindi ni ugutindana inkari mu ruhago. Umuntu agakenera kwihagarika ariko agatinda kujyayo. Icyo ni ikintu kibi cyane gishobora kuguteza kurwara ama-infection yo mu nkari. Nyuma rero yo kumva ibi bintu biri ku kigero kiri hejuru cyane mu kuba byateza ama-infection yo mu nkari, reka tukubwire n'ibimenyetso ushobora kwibonaho ukahita ubona ko warwaye ama-infection yo mu nkari. Igihe cyose uzumva uri kwihagarika ukababara, igihe uri gushe kujya kwihagarika ukumva ububabare, ukumva hari kuza udukari duke cyane, icyo gihe icyo ni ikimenyetso mpuruza kikwereka ko warwaye ama-infection yo mu nkari. Icyo ni ikimenyetso mpuruza kikwereka ko rwose havutse ikibazo gikomeye cyane mu nzira z'inkari. Ikindi kimenyetso gikomeye ni igihe uri kujya kwihagarika ugasanga inkari zivanze n'amaraso, cyangwa se inkari zivanze n'amashyira pi. Icyo gihe rwose nabwo icyo ni ikimenyetso kikwereka ko warwaye ama-infection yo mu nkari. Ikindi kimenyetso ni igihe uri kujya kwihagarika buri kanya ukagenda ukajya kwihagarika, buri kanya ukumva ushatse kwihagarika, rimwe na rimwe ukagenda wanihagarika zikanga kuza, hakaza duke cyane. Icyo ni ikimenyetso nacyo kikwereka ko warwaye ama-infection yo mu nkari kandi usabwa kujya kwivuza hakiri kare. Ikindi kimenyetso ni ukugira umunaniro ukabije.
ukuvuga ngo igihe cyose warwaye ama-infection yo mu nkari, uri kwihagarika udukari dukeya, uri kwihagarika ukababara, uri kwihagarika buri kanya, uri kwihagarika inkari zivanze n'amashyira cyangwa se zivanze n'amaraso, icyo gihe byanga bikunda umubiri nawo urananirwa kubera na bwa bubabare muri mu mubiri, ukumva uri kubabara. Rimwe na rimwe usanga abantu benshi bari kubabara mu kiziba cy'inda, hano mu nda yo hasi, abantu nk'igitsina gore baba babara mu kiziba cy'inda. Iyi ndwara rero, ibyo bimenyetso byose nkubwiye nubibona ku mubiri wawe, nubyiyumvaho, ibi bimenyetso mpuruza bigusaba kujya kwa muganga hakiri kare ukajya kwivuza ama-infection yo mu nkari. Ama-infection yo mu nkari ni indwara ivurwa igakira. Igihe cyose ugeze kwa muganga hari imiti y'ama-antibiyotike tuguhereza ikagenda ikakuvura neza rwose, ama-infection agakira. Nubwo hari benshi bakubwira ko ngo babyivurisha mu kinyarwanda, ntago tubitindaho cyane nk'abaganga, ariko njye inama nkugira ni uko ujya kwa muganga tukagufatira ibizamini, mbese tukanamenya koko nimba ari ama-infection yo mu nkari urwaye. Hanyuma iyo tumaze kuyabona turakuvura, tukaguha imiti, ukagenda ugakira, ukaguma rwose umeze neza. Abantu rero akenshi iyi ndwara irabazahaza. Wakwibaza se ibazahaza kubera iki? Akenshi umuntu warwaye iriya ndwara atinya kujya kwa muganga, akumva afite n'isoni zo kubivuga. Rimwe na rimwe ugasanga agiye kugura imiti ahandi hantu runaka, kumwe agiye kuyigura nta nubwo agenda agatinyuke kuvuga ikibazo cyangwa se uburwayi bwe. Akenshi n'igihe yenda akavuga ati ndwaye ama-infection yo mu nkari mumpe imiti, ariko ntago hariya hantu aba agiye kugurira imiti abasha kubwira neza uri kumuha imiti ibimenyetso yibonyeho, uburyo yumva ameze, ntago atinyuka kubimubwira kuko haba hari n'abandi bantu bari guhaha, bari kugura imiti. Icyiza rero ni uko ujya kwa muganga, hamwe uhabwa umwanya ukisanzura ukavuga uburwayi bwawe, hanyuma nabo bakabupima bakaguha imiti yizewe, bakaguha imiti baboneye uburwayi urwaye. Nkomeza mbashishikariza rero kugana muganga, nkomeza mbashishikariza kujya kwa muganga igihe cyose wumvishe impinduka mu mubiri wawe. Ntago ari byiza kurembera mu rugo, ntago ari byiza kugumana uburwayi. Mu gihe rero wibonyeho ibi bimenyetso, hari ibintu by'ibanze uba ugomba gukora bibasha kugufasha kukugabanyiriza bwa bubabare. Ikintu cya mbere ni ukunywa amazi menshi ahagije. Iyo unyweye amazi menshi ahagije ubasha kujya kwihagarika, hanyuma kumwe uri kwihagarika za bagiteri nababwiye zigenda zimwe zisohoka mu nkari, zikaba ziri kugabanyuka, n'ububabare bukagenda bugabanuka mu gihe uri mu nzira zo kujya kwa muganga. Ikindi ni ukugerageza gukora isuku ku buryo buhagije, kwambara imyenda yoroshye kugira ngo byibuze habashe guhumeka. Uko guhumeka biratuma bagiteri zitahirundanya, biratuma bagiteri zitahaguma ari nyinshi. Nawe rero icyo nagusaba ni uko warinda ubuzima, ni uko wamenya byinshi ku buzima, hanyuma nyuma yo kubimenya ukamenya n'uburyo ugomba kwitwararika n'uburyo ugomba kwitwara. Ibi bimenyetso nzi ko hari benshi bari bakeneye kubimenya, ibimenyetso nzi ko hari benshi bahura nabyo, ibimenyetso nzi ko hari benshi wenda bazahura nabyo, ariko mbere y'uko uhura nabyo, aya makuru uyafite bizagufasha kwitwararika no kwirinda. Gana muganga rero, ugende wivuze ku gihe, ugende gufatira ibizamini, akumenyere uburwayi hanyuma akuvure. Rero rwose nkunda kubwira abantu ngo kwivuza ni kare. Iyo utinze kwivuza, indwara nayo irakura ikazagera ku kigero no kuyivura biri bugorane. Ni byiza rero kujya kwivuza hakiri kare, indwara bakayifata hakiri kare, bakayivura igakira. Nkunda rero ko mureba ibiganiro byacu, nkunda abantu mwese mukunda ibiganiro byubaka ubuzima, abantu mukunda ubuzima, mujye mumfasha bino biganiro, mubihereze n'abandi, mubihereze n'inshuti zanyu zibashe kunguka ubumenyi,
zibashe kunguka byinshi kuri izi ndwara, nazo zibashe kwitwararika. Mwakoze rero kubana natwe, mwakoze kudukurikira, mukomeze mukore subscribe, batarayikora mukomeze muyikore, abayikoze namwe turabashimira rwose, ni ukuri muri abantu b'agaciro kuri twe, muri ab'umugisha, Uwiteka akomeze abahaze imigisha. Bye.